umukunzi wa Peri uza kuri stade akabarebera abakinnyi muri stands we bari hasi ashobora kuzaba ari kumwe na ejo tuzaba turi basiringa akaba nimero ye ya mwaka nimero bafatana agafoto babigenza uko abafana ba ejo n'ubwisanzwe muri make bakunda Peri mbona gato wamuzana Rich ntabwo ari abakobwa gusa n'abahungu bari bakunda bari abakinnyi barakunzwe kuri iriya nyine bose avuga ati bamuzana akanyera nimero n'umutera igiti muzamurika tuzaba turi kumwe muzabemerewe kumwe accessing cyane rwose ubwo mbere nkumaza kandi n'ubundi ntikajyanye n'umuganda ariko n'ubundi kajyanye na APR. Yego. Abakunzi ba APR Football Club baratekereza iki ku ikipe yabo kubera ko APR ntago barayinjoyinga ntibarayibona muri shampiyona. Reka urakoze cyane kukimbaza. Abakunzi ba APR bagiye bakurikirana imikino APR agiye ikina yaba imikino yo kwitegura shampiyona ndetse na Champions League ngira ngo bagiye bayireba Tanzania hehe bagiye bakurikirana uko yakinnye hari barabizi genda ejo bundi tuvuye muri iyo mikino twaje tukina Ikoze n'ibyagenze neza ariko ndashaka kumenyesha yuko nibwo twari tukiza urabizi umukinnyi wamaze kwishyiramo ko agiye kubona kagahimbaza musiki azi ibintu ateganyirije muri iryo rushanwa ntabwo yaza ngo ahite ako kanya morale bitaraza tureke none icyo ngicyo Ikoze ngira ngo mwese mumaze kuyibona ibyo yakoreye polisi murabizi muri match amikari tuvuga ibyo ntabwo shampiyona y'u Rwanda nakomeye ariko umukunzi wa APR rero ubungubu ekipe yose gukura amanota hanze biragora ariko ikipe ya APR ubungubu ndavuga ngo abakunzi bayo 100% bari kumwe nayo dufite ubuyobozi bwiza bubegera ubu ikipe yegerejwe abafana 100%. Icyo ni ikintu mvuga nkongera nkagisubira kuko iyo urebye nk'ubuyobozi dufite ukuntu begera abafana ukuntu baduhamagara ukuntu ibintu byose bashaka ko twe tubyikorera byose usibye gutoza ariko ibindi byose bashangwa abafana ariko tubyikorera icyo rero ni ikintu kimwe kibotiva abafana ndetse bagakunda ikipe yabo ndakuvuga ngo umwuka barimo ejo nibyo muzaba mureba hano hepfo mu muganda nibwo muzatemona ko ikipe kuzwi umuganda rusange ku munsi w'ejo abakunzi ba APR Football Club mwese mu mwenda mwiza cyane w'umukara n'umweru uriho logo y'ikipe niko dushaka twese kuba dusa tugatera igiti twese dusa ese mwamaze kwegereza abafana ibikoresho by'ikipe nk'umuntu ukeneye jezi aza hayikura imyenda barabizi barimo baragungira ngo maze iminsi mubona stade atari ya makuru yo muri groupe ya WhatsApp tureke ahantu mwavuga donc muri rusange muvuga imyenda reka tubarangire buryo mu diaspora waje mu Rwanda subira ifite okay reka tubarangire urabona kuri office ya equipe imyenda iriyo Kimihurura ibihari irahari Kimihurura hano mu Myembe irahari noneho tugende tujye kuri Kigali Vision Sport imyenda irahari Hopline Sport imyenda irahari tugeze Nyamirambo Mezo Trésor byagenze kwa Kadubiri imyenda irahari bandi bashaka zajya ko ni hari abagenda bakajya kuyikura ariko ushaka wa mwenda wa champion ubunguwe uriya mushyashya ngwino kuri equipe hari imyenda irahari dufite depot nini cyane rwose bakunzi ba APR ni kwa mama George 17 umupira mwiza 17 umupira mwiza cyane urabona uyu no mwenda cyane kabisa reba no mwenda urebe rwose hoze muga matini ngihumbi 40 urabona intabere wose 70 Lorenzo Kagore ejo hari umuntu avuze ngo ejo hari umuntu wavuze ikipe yabo ngo niyo izanye ariko mu mbare ntabwo aricyo naje kuvuga ariko reka nyivuge hari umuntu wavuze ngo ikipe yabo nizanye training bwa mbere ndashaka kubamenyesha yuko uri Mezo Trésor Yakoze yamaze imyaka itari munsi y'ibiri ziyacurizwa amatraining hasi hejuru n'imipira n'ingofero byose bijyana ahubwo vuga ngo bitandukaniye kuki bitandukaniye ku biciro ibya APR biragura 130 iyo compre yose ibindi bikagura 70 urumva kubera iki oya n'inganda ziratandukanye tujye tubyenda inganda ziratandukanye biratandukanye urumva mwambaro umuntu wabivuze rero ndamusabye rwose avuguruza ku kantu kuko tugiye twamwereka ibintu byacu biza biri importe bashobora kumwereka ati dore igihe byaziye ubonye uruvugiro yeba ariko ibyo mvuganye ndabivuga ndabihamya ari yabuze umuntu uvuga ngira ngo muranabizi abantu benshi musigaye murabona muri stade bambaye iyo myenda njye mbona abafana ba APR bambaye amatini yes iyo myenda yase kera cyane ni ukuvuga ngo wenda ikintu bitandukanye n'ibiciro gusa none sura muvandimwe ibintu yavuze nyine oya nyine burya umuntu ataka ibye nanjye nataka ibyanjye ariko ngiye byo mvuze ni ukuri nuko dusoje urubuga rw'imikino mwakoze kubana natwe murakoze cyane kandi murakoze ubufatanye bw'ejo yego ejo twese iyo Djibouti cyo wayagara imbere yaba idakomeye cyane ariko abakinnyi bo baravuga iki reka twumve ishimwe Christian ndetse na kapitene Muhire Kevin
ya tumeze neza muri camp mu myitozo tumeze neza nabwo ikizere gihari nta kibazo cyane ko abahari benshi ntabwo ari bashya ko basanzwe bahamagarwa nubwo akenshi tutajyana iyo twasoje dufite match ariko benshi barahari kandi filozofi y'umutoza barayizi kandi barayumva ko abahari bagirira ikizere bazatanga umusaruro nta kipe n'imwe y'igihugu iba yoroshye ko amakipe yose y'ibihugu abakomeye biterwa n'abateguye neza kuko natanga nk'urugero Sierra Leone yatsinze Ivory Coast kandi Ivory Coast ari ikipe ari igihugu gikomeye cyangwa kubwanjye ko match zose zikomeye ahubwo bateguye neza no tsinde so bajya baza ari benshi badushigikire dushake ibyo byishimo kandi turabizeza ko tuzabibaha uri ikizere kirahari nk'uko amavubi amaze iminsi abikora natwe tugomba kubikora kandi tukabikurikiza umutoza n'ibyo motivasiyo y'abaduha tugomba gutsinda byanga byakunda ntabwo turabona neza ariko mu buryo twitozamo twebwe ni ugushaka intsinzi nta kindi nta manota ni ukuyikuramo qualification urebye nk'abakinnyi tuba dufite confidence kandi nta match ihari yo kunegirisha tuba tugomba kujyamo 100% tukareba ko twabona iyo qualification ntabwo niyakiriye urebye amahitamo nawe mutoza niwe uhitamo umuntu ugomba gukina nta mitamo nzatanga 100% kandi nawe namuhitamo nzategereza igihe cyane kigere urebye hari bitaragenze neza hagati yanjye na n'ira equipe nayo ngiyemo na polisi niyo mpamvu nagarutse negereje ariko irangira tukareba urebye ntabwo banyumanye ahubwo nyine habaye kutumvikana hagati yacu turi batatu urebye abakinnyi ngo nta na rimwe umukino nyine w'ikipe y'igihugu ujya woroha ariko kandi Christian avuga ko ategereje rwose ko azahabwa umwanya agakina neza cyane kuri gatatu ye nuko bimeze muri ekipe y'igihugu urumva nko muri ekipe A niyo avuga ati harimo Mangwende harimo Claude hagati ya na Claude hagomba kugira umusiga cyane uwagize consistency cyane ni Claude so meze neza no muri ekipe Inkuru rwose batabagerekeranyije ngo bakinane bombi Christian kwicara Claude agakina heno wa PRFC umeze neza hanyuma muri iyi Djibouti dusoza kuri ibi bintu Claude na Lorenzo iyi Djibouti muri federation yabo bahuye n'ibibazo kuko nka president na vice president we barafunze cyane abateye ipingu urumva kubera ko rwose bagiye gukora icyo bita audit muri federation ifaranga ngo ryaranye basanga barayibye uwitwa ya ndirimbo ya Jay Paul ni ya Jay Paul umwe yavuga ngo uko suri nyere ni kwifaranga rye nuko ni ibyo ngibyo rwose uyu president wabo urumva uyu nguyu ni umuntu ukomeye kubera ko ni vice president wa gatatu urumva wa CAF ubwo rero yitwa Suleiman Waberi ari mu gihome urumva arafunze undi mugabo witwa Mohamed Yassine urumva uyu nguyu niwe wese afata interim ya FDF Federation y'umupira w'amaguru muri Djibouti nawe ari ndani arafunze kabiri kuvuga rero ko rwose umwuka utari mwiza ushyira muri y'umupira w'amaguru muri Djibouti noneho reka amatiko azerega ntibaruka no gukina ariko nkuna nk'izi qualification turi gukina za AFCON reba igihe tumaze tuzikina uzi ko bo ntabwo bazikina kuko bo basezererwa mwijo muri preliminaire avuga baviriyemo abavuyemo mu kwezi kwa gatatu noneho yewe no class ntabwo yemerewe gukina class ejo ndeba na ranking ya FIFA nta Djibouti narayibuze ni no class barakina Djibouti FIFA ranking yasohotse ejo kuri 24 Djibouti nayo nabonye hanyuma aka Djibouti rero Claude gukina ni qualification za mondial bakinnye mu kwezi kwa gatandatu nibwo equipe yabiheruka mu kibuga iyi Djibouti rero urumva ukuntu bigoye iyi Djibouti igiye ifitemo abakinnyi muri bukaba mu Rundi ukinamo muzamu Innocent mbone ifite abarundi iSport abarundi ahubwo iSport nuvuga ngo ama equipe akomeye bakinamo harimo yitwa iSport harimo Garde Republicaine n'abajepe babo bakagira Asas Telecom urayibuka bakagira na Arta Solar bakagira n'ikipe yitwa Dikire nayo niyo ma equipe asa nkaho yavuyemo abakinnyi benshi bafite uwo muzamu rero wo mu Rundi bakagira n'undi musore witwa Samuel Akinbinu bafitemo abanyagana n'abanyanigeria baje guhahayo yes nibyo hanyuma umwana wawe uzamusigemo viti baby Jerry uzaba wizeye ko ururwe rwose ruzasa neza 100% rugahora rworohereye kandi